Ni amakuru agezweho ku bugingo bw'Ijuru TV, impinduka muri ADEPR. Ubwo twabonaga itangazo tariki 13 z'uku kwezi 2026 ryerekana paruwase nshya muri ADEPR. Itorero rya ADEPR ryavuguriye itegeko rigenga paruwase mu Rwanda. Ubu ngubu mu turere twose tugize igihugu ubu hemerewe amaparuwase 30 yonyine. Bitewe nuko amavugurura yabayeho no guhuza amatorero atandukanye, bituma itegeko rya paruwase cyangwa urwego rwa paruwase ruhinduka. Hagiye kujya harabaho paruwase imwe. Dore uko biteye mu Rwanda. Urwego rwa paruwase ruvuguruwe nyuma yo guhuza amatorero. Mu karere ka Gasabo paruwase yemewe ni ADEPR Remera, niyo yonyine mu karere ka Gasabo. Kicukiro paruwase yemewe ni ADEPR Gatenga, ni mu karere ka Kicukiro, niyo yemewe yonyine. Mu karere ka Nyarugenge